Jesus is Lord. Wewe DM wewe. Wanajya kugapira se shano ambora. Ntacyo bitwaye bro. Kandi ubwo wasanga ugiye hahandi. Shamba barangiye no kwikujyorera. Ugize ngo hanyuma ngo base kwana utumundi. Yaba batuma umuntu akamutuma. Shagera amahoro. Gusa bizakubiza iki wa kintu. Aya shamba bari. Aha. No butonda bwihanwe na gari imeshishe Jamukunda kujya muri toilette wagira ngo akura mjiboy banza baramuroze wallahi. ugize ngo iki Nabi ntago ari amahoro kabisa. Gire muri toilette. Amasabiri n'igice yose ari muri toilette. Yesu Yaba ari umurage sogokuru yamuraze kandebe neza niba ari. Kumira no musizi y'inguru. Bro. ndimo Yesu Bro. Uri turi muri toilette igihe wagiriye. Se kutansubiza bro. cyagukwe nabuze nakiza nkuko nibishaka ugize ngo iki Genda nawe wakabije mana masagera muri atatu mana. Nta kindi ibitekerezo byawe bimeze nk'iby'abana. Nta kindi bisubwira ni bo. Mukanya urambwira biswe. no butonda bwimeje urabivuga bese Ariko bro nsigaye ngukemanga wallahi ubundi aho harari ibijumba imyumbati amashu ntucikwa yo kuyahekenya. Karoti zose ushyira mu nda yawe wajya muri toilette ugasohoka ryari wari yikiriye. mana ibrogane nabi nabagane nabi Ntabyo kuganira nabi mana bakabije wa kintu. Basi se wajya ufata kimwe kimwe. ese bisobanura iki bisobanura Kareka naba wakabije man. Uri gukora icyo bita gaspillage man. Imyumbati, ibijumba, amateke, amashu, karoti ibyo bintu birajyana. Tugabanya bro. arwaye inzoka Ariko bro bikamubwira. Ariko ubundi sha ushobora kubura umukafi. ugize ngo iki ese bisobanura iki mukafiri n'ibiki Katurebe. Bro baragusiramu. Bro reka mubwire sikuvuga ngo nganirire nabi. Gusa ngiye ndi kukureba nareba uburyo ujya muri toilette byonyine no kumenya birabigaragaza. Kandi man wa muri vision udasiramuye n'umwanda bro katira umwanda bro. ase wifuza ngiye kamubaza sibyo nabana arabye n'umugabo w'Isiramu akabyama ati Isiramu Yamve iyo nenge mushingira avuga ko Isiramu none se kuki umugabo w'inzobe abyara umwana w'inzobe ntabwo ntabwo agaciro man. None se kubyara umwana w'inzobe no gusiramurwa bihurira he? bisobanura iki iyo umugabo abyara umwana iyo umugabo nyiri Isiramu akabyara umwana w'Isiramu Katira ibyo bitekerezo by'imbiba bro. Ahubwo wowe reka mubwire hari haruguru kuri avril hari haruguru bafite agapromose ko gusiramura. Waza tukagenda bakagukorera. Ubusanzwe batangaga inseke 3. None ubu ngubu ni inseke imwe wakintu. inseke se n'ibiki Inseke na man usigaye uri imbeba man. So ufata inseke man 5k man. shamba barira we nzajye mwirisha imana ibimbaze ndakanyima kanje kari nzakapfana Imvura bro irashaje kabisa. Irashaje byadanje. Nyamara inama ndi kukugira ni nziza kandi ifite agaciro mu buzima bwawe. aya bro ya shaka abandi kare Umva bro niba n'ikibazo cy'amafaranga ufite ngenda gukomera. nubwo n'amafaranga mfite ariko ayabera n'ijyanega birarya ugize ngo iki Reka nkubwire. Basi tugende uje kubireba nibyo nawe ndakubeshya ba. turagiye hapo nisanga birya shanda itangika Ntabyo kuryana man umva. None se tuno tujumba se nari nkuzaniye ntabwo urabekenye uvuye ari. Umva urabekenye uvuyeyo man. Harimo na karoti man ntabwo nazibagiwe. Jesus is Na Lord. cyangwa reka tugende. Utaza kugaruka dutwara man.
amakanzu yo kwisiramuza murakaza neza. Yes.